ni he ubona ibyo ntameruka gutsinda umunsi ugomba gutsinda jewe urambye no gutsinda nari ninjiye ariko nta kibazo uparitse hano gutya uriya mukobwa wacu tugende mubwira nyine nge nifitiye ingwaga si wa muntu we rwose bya bintu bimeze nk'ibiryoshe ubuse wowe ako namusekera sogongeye kumva kuri cyangwa se cyaraciwe hajyamo ariko buriya ye ndifite n'icyakuze wowe kiravuga ngutse ubundi wewe ubundi nasi ubu dore byagize reka twumve ko bimeze kunyuza uyu mukobwa rero ni umubizinesi wawe ubundi rero njyewe nibyo nakubwira ko muri icupa njyewe nahita nk'ujyana ariko ubu ntabwo nagushakira intuza ahubwo intuza ariko nta kibazo intuza ahubwo reka mwereke ngiye guhamagara na vumbi nahoze tugine tufatanye namugira iciyemo we arosha none se waje hano bajyanye nka gusomya ashaka ko banguriye intuze ntabwo sha ubundi wowe ubona wasinze ugeze hehe ngwino nakubonye sha apfuye baba we buse wowe aujourd'hui aussi c'est ubundi weho ukora wasinze niyo mpamvu ariko biranadunda nuza rero ndavuga ati ntanagenda ntakuhaye nubwo nawe nanze ariko hano nashaka kubabwira hano kajyanye n'ibirabona uheze iminsi no kwisayidira nta muntu wanjye akantu kameze nk'agafunguye njye bundi njye ni ikintu nshoboye ubundi oya mubwire abagize rero ubundi njyewe buri njye nari ndikubwira njye nambwira njye mpita ngenda mubwire nyine wowe nahita nkubonera iboro wakintu ahubwo se mbwira nyine ibintu by'agafunguye ese uramufina oya da njye mureka gutuma nywa cyane ntasinda kandi wasinze kawe demu ni ukuvuga ngo ngiye kugushakira ariko nese ubu turagumana si cyangwa uragiye oya nahita ngenda none amutanye none agiye aragize aba ubundi weho ahubwo reka nze ngwino nkubwire muhuma shembire gukangurira zubambwiye ibyo nari mbabwiye ayo nababaranda buri zamana ukuntu wamuguza kuri ya nzu yawe ndamubwira gura icupa muri iyi minsi hari akantu nubatse ku ruhande gutya naranagakoze neza niko ndetse ngira ufunze akashiramo ibyo nibyo mbacaka akagira noneho rero reka tugende tumubwire ko nuza inzu yabonetse ahubwo azana uwo mwana nyine ubundi njye akorera kano kantu karanaryoshe
umva nyine wowe urayura ubundi wowe uraho wasamye muri kugenda ni ukuvuga ngo nibanza usome shaka uzabima nyine wowe inzira hari ahubwo wowe ufite gahunda ngiye mbite kudiringira mbite nkwereza agapfunguzo anawanje kubizinga mbemo ubwo rero nawe ni ukuvuga ngo genda uje kumushaka noneho ubwo twe turagiye ako se turagenda tutarimwe ako turagenda turinywa ubwo ngubwo genda ugire uraza kumpamagara umbwire mwana yego natwe turagize banza usoma ari gusoma ako se ubundi arishobora ko numva natangiye kugira inuza ajya oya Aujourd'hui aussi, ariko rero hano oya aho ngaho naho nongera mu tanka ahubwo tangiye gusimba ubugeni fatiza mwana we ibyo bakubwira ko gucika kwifasha hajya ubu ndagushoborana oya gira guki ngayicara hayimena ubundi ngewe ase urasize aka kanya we nongere wicaye nabi reba umweze ku muhanda ubuse no. uze ko ryari rincumye mu mihengeri aba we reba hagiyemo n'ibyatsi ariko nta kibazo ubundi ngewe oya nyagurira bimaze no kuremera ubundi rero ari umuntu wambwiye ngo witwa igare wanyweye ahubwo weho mbese wa mutipe ubu ngubu ari kuza ageze hafi arongeramo hano aragura ndahaga icyaka ntikirashira nta nubwo mu maso ubundi tugomba kurimukuramo ubundi ngewe namubwiye ngo nuza ako ipantaro yanjye akuri kureba neza ako ubundi iyo umuntu asize agaragaruka kubona ngewe namara kuza ugenda urebe yuja ntakubona impande yanjye ahubwo mpamagayera ajya bakanda Yesu yego sha inyuma waje reka duhurire ku kigega ba mwana we ako namwe ibintu birimo ndaje ibintu murimo ndaje makaga ndaje ntuharenge wemfashe ndaje kaza n'amaguru hano ngo ndatinya urambwiye nakubona kandi wewe uribwa n'ibyo bakubwira Kumbari. Yeah. Are you playing? Ubundi rero ase ugiye kuvuga ngo nsanze mu rugo yewe agafunguzo ndakuzana ahubwo wewe shaka umwana akose ko mbona ndi guhirima narinje nawe nyine narinje ni agafunguzo akiyaho ngewe ubwo rero nta muntu uri wa mutike namugenda cyo kujya ahubwo ubwiye ngo ni ngewe ndakumwamanyira
kunani ngo ndaza kumviriza sha utora ubusubira nakara naza kugera noco reka kubera ipantaro y'ukugwa kambigenze gucya wewe ya cupa ndagyongeramo gendo reba hano bawi rero reka nkubwire utarura muzi utongeyemo ngiye twabipfa wa mu gendure bantu wowe nari kanzengere gucya ubwo gucya bunde nanagiye genda manje umva nyine wewe ukingura neza ukamukangura nagiye ubwo ngubwo uraza kumbwira sha sawa I don't Are you playing? Boy, Jogo! My God. No? Are you playing? Daya bananga. Kawe demu. Hariho numve da. None se. Murabona. Funka. Ese kuturanga ubutunganya. Naho ubundi se buriya ugiye mu telefone arega ntabwo twaganira ahubwo se imana yihuza yo God have so ubu mbaza utuntu nubwo umuntu bari kwigira kujya ko ano nasiza nuko ndi ahubwo nanjye byivanze ano ako gashizemo urundi kamwereke tujya gucyumviriza twumve niba kitazi hari cyaba ari ikintu kitazi gutereka ifaranga cyaduhaye ari gihe twari rubu twagiye boye jogo I don't. No? Hey! Are you playing? Hey! Daya bananga! Hey! Kawende mu waje ureka gusuzugura. Umuntu azajya kwinginga utuntu twose ubwo se ubona nta kintu wakenera ku muntu noneho mwinginga wampa hello God have mercy upon us. Sawa ariko genda shami wamwaye ubundi jewe nari nakubwiye uza kundana uziko nakira naniyo ntabwo ntacyo ubundi wowe urangije uzana bya bindi byawe uzi gutereta ako mwaretse kumvugira kuri cyapfe kirakaje kubera bacya ako muza gahinda mfite cyaje progo cyanje reba kuna guca yageze guca ngo wasi nabireba wasi ariko buriya muzi utuntu muresheje ntabwo nenda no mwidirishya ndi kukureba nanjye mutumye agenda ni mutumye agenda wapi yahereye guca ageze hano wowe ukajya wigira nk'iyi wigera kamabiri
niba ni nibyo Oya, ntabwo nzongera gutangira oya, namwe oya, reka nigende wambwa we nawe dusigaranye sha ariko ni ikibwa ntabwo byakuraho kari